Ismael Mwanafunzi nyuma yo guhabwa igihano gikomeye cyane ari kugenda agarukaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Maybe iyi nkuru ushobora kuba wayumvise ariko nimba utarayumva aka kanya ngira ngo uhise wibaza ati se uyu mugabo tuzi nk'intangarugero mu mwuga w'itangazamakuru, umugabo tuzi nk'inyangamugayo ryahamye ashobora kuba ari kuzira iki? Ariko byose ndagira ngo tubyumve, urava hano usobanukiwe. Mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare nk'uko bisanzwe ngenda nkugezaho inkuru ziba ziri kugenda zivugwa ku cyamamare cyane cyane uba wikundira. Nimba uri tayari rero kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Twihuse cyane rero, Ismael Mwanafunzi ni umwe mu bagabo navuga ngo bakora ibyegeranyo mu buryo bwiza kandi bitewe n'ijwi rye ryiza, navuga ngo rinogeye amatwi. Abantu benshi bakomeje kugenda bamukunda cyane ndetse banamwereka ko banamushyigikiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye agenda akora bijyanye n'ibiganiro. Ni umunyamakuru wakunzwe n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'ikigo cy'igitangazamakuru RBA, dore ko akora mu biganiro bita wari uzi ko ari byo biganiro ahanini n'ubundi agenda akoramo asesengura inkuru zigiye zitandukanye bari kugenda bagarukaho, ndetse yakunzwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Red Blue Jay ndetse n'ibindi bita wari uzi ko info. Ngira ngo byose ni ibintu bigiye bitandukanye Ismael Mwanafunzi yagiye akundwamo cyane cyane n'abatari bakeya. Kuri ubu ngubu rero akaba yabonye igihano avuga ngo kiruta ibindi kuri chaîne ye ya YouTube, ndetse kuri ubu ngubu ukaba utayisacinga cyangwa se ukaba utayishaka ngo uyibone, dore ko iyo uyishatse bahita bakubwira ko iyi chaîne ntago ibaho, cyangwa se iyi chaîne yakuye ku murongo bitewe n'amabwiriza agiye atandukanye ya YouTube igikunda gutanga atigeze yubahiriza. Uribaza ngo byagenze bite? Ngira ngo Ismael Mwanafunzi ni umuntu navuga ngo w'intangarugero, ndetse yahaye inspiration bamwe na bamwe bitewe n'ibyo agenda akora. Bitewe n'intambara rero ya M23, impamvu nanjye ubwo mvuze M23 ni ukugira ngo batamana, ariko murabizi ukundi bajya bavuga mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se mu gifaransa. Bitewe rero n'intambara yahuzaga uyu mutwe wa M23 ndetse na leta ya Congo, byarangiye ibi n'ubundi ari byo bimukozeho, bitewe n'uko iyo ugenda ugaragaza ko ushyigikiye umutwe wa M23, kuri ubu ngubu basigaye bahita baguha igihano kidasanzwe. Rero kugira ngo baguhe kino gihano cyo gusibira chaîne ya YouTube, nuko uba warihanangirijwe kenshi gashoboka, cyangwa se uba warakoze ikintu kidasanzwe, ubundi bagahita bayisiba uwo mwanya. Leta ya Congo nyuma y'uko yamaze kubona ko hari YouTube zimwe na zimwe zishyigikiye uyu mutwe wa M23 zikorera hano mu Rwanda, yafashe umwanzuro wo kujya gutanga ikirego kuri Google, nk'uko n'ubundi YouTube ari iya Google, ngira ngo murabizi. Yahisemo kujya gutanga ikirego kuri Google yerekana ko hari chaîne zishyigikiye n'ubundi uyu mutwe, ndetse iyi leta ya Congo itanga amafaranga menshi atagira ingano. Muri urwego n'ubundi mwabonaga chaîne zimwe na zimwe zakundaga kubivugaho zaracecetse cyangwa se zitagikora, ni ukubera ko bagize gutya bakagenda bazikuraho gake gake. Nyinshi bagiye bazikuraho bitewe n'amafaranga menshi leta ya Congo yashoyemo cyangwa se yatanze kuri Google kugira ngo ibashe kuba yazikura ku murongo, bitewe n'uko byagaragazaga ko byongereraga imbaraga zidasanzwe uyu mutwe wa M23. Ngira ngo ababikoraga mu Kinyarwanda hari ukuntu Google ihita igira gutya ikabitranslatinga mu Cyongereza, nibyo bita English dubbing, bagahita rero bamenya ibyo bari kugenda bavuga. Rero byanze bikunze iyo bivuze mu Kinyarwanda n'ubundi bahita bakoresha English dubbing, ubundi bigahita biza mu rurimi rw'icyongereza, bagahita bumva cyangwa se bagasobanukirwa neza icyo uri kuvuga. Byagiye bikomeza gukorwa cyane, byarakozwe cyane mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, dore ko akenshi bashobora kubicekinga bakoresheje abantu cyangwa se amarobo. Ni muri urwo rwego n'ubundi chaîne zimwe na zimwe zagiye ziva ku murongo. Rero n'iyi Ismael Mwanafunzi nk'umuntu wakundaga kubivugaho cyane, agaragaza yuko umutwe wa M23 ushobora kuba rwose n'ubundi ibyo ukora uri mukuri, cyangwa se bashobora kuba bari kwirwanaho nk'uko bigenda bivugwa. Rero chaîne ye yagize gutya ihita iburirwa irengero. Ngira ngo mwakunze kubibona, cyangwa se abantu bakundaga Ismael Mwanafunzi mwamubuze ku itariki 15 z'uku kwezi kwa munani, nubwo byakomeje kuvugwa, twaragize gutya turagenzura tubona icyabiteye ni icyo ngicyo, nk'uko nawe ashobora kuba ari kugenda abyivugira hirya no hino. Ku itariki 15 kujyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nibwo
iyi shene ya Ismail Mwanafunzi yasibwe. Rero ku muntu ukunda ibiganiro bye, ngira ngo wenda ashobora gushakisha ubundi buryo ki azajya bibagezaho, cyangwa se akagira gutya agahanga indi shene nshyashya, kubera ko iya mbere yo nk'umuntu wari warakuze cyane by'umwihariko, dore ko yaramaze kugira ibiganiro byinshi cyane, navuga ngo byendaga kugera mu bihumbi bibiri, ndetse yari afite n'abantu bamukurikira bageze hafi mu bihumbi 440. urumva ko ni ibintu bitoroshye ku bantu bakora ibyegeranyo, cyangwa se ku bantu bakora amakuru ya YouTube hano kuri YouTube, bazi ukuntu bivuna. Ntabwo wakumva imvune mu by'ukuri ziba zirimo, bitewe n'ukuntu uba wegeranya amakuru, urara amajoro ushakisha. Urumva nyine ni ibintu bibabaje muri rusange. Uba warakoze cyane kugira ngo ugire ibyo bihumbi magana byose by'abantu bagukurikira. Rero uba urebye nka Mwanafunzi nk'ukuntu ibintu bye biba biri ku murongo, binateguye neza, aba yarateguye n'injyana n'iki z'ukuntu nyine ashobora kuba yabivugamo, ni ibintu biba byaramuvuniye. So ndavuga icyo navuga rero ubu ngubu ni uko bamukuye ku mugati, ni umuntu navuga ngo wari utangiye kabisa kujya yikorera, niyo yari kujya areka n'ibindi byose akora. YouTube yari afiteyo yonyine ari kujya imwinjiriza. So rero icyo navuga ni uko YouTube itanga ibihano bigiye bitandukanye. Bashobora kukubwira ngo ikiganiro wakoze nyine batishimiye, cyangwa se kitubahirije policies zabo, cyangwa se amabwiriza yabo, bashaka kukubwira nyine ukagikuraho, cyangwa se ubwabo bo bakakwihanangiriza bakubwira ko rwose niwongerera ikosa ubugira gatatu kose bazahita sheni yawe bayisiba. Rero iyo ubikoze ubugira gatatu ukabikora inshuro nyinshi, bahita bayikuraho. Nicyo gihano navuga ngo gikomeye kurenza ibindi byose, cyangwa se bakaguhana YouTube yawe ntizongere kwinjiza ubundi bikaba birangiye gutyo nyine ukajya ukorera idiho. Ariko igihe navuga ngo gikomeye cyane, ibyo ngibyo ni ibihano bashaka kuguha mu gihe wakoze amakosa nyine asa n'ayoroheje, ni ukugukuriraho sheni yawe, bakayikuraho burundu ntizongere kugaragara ku murongo. So ngayo nguko ku bantu bibazaga uko bimeze, ko batari kugenda babona sheni ya YouTube y'uyu Ismail Mwanafunzi, ndavuga ngo ni uko nguko byagenze. Ku bantu rero bari barimo kugenda bayisacinga bayibuze, abakunzi be cyane, ni uko nguko byagenze. Wenda ashobora kwiga ubundi buryo bushyashya nyine bwo kujya akoreramo ibiganiro bye. Nta bindi birenze nje kukubwira ko ari ukugutangariza ko Ismail Mwanafunzi mwakunze cyane, kuri ubu ngubu igihano arimo kabisa navuga ngo ntabwo cyoroshye, iki kiba ari igihano gikomeye cyane. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abastariyo nakagaruka.